Icyifuzo cyo gushyingiranwa igice cya 6. Fils yashimiye mama we ko yamutekeye ibiryo byiza cyane kandi biryoshye. Mama we ati urakoze cyane, gusa ntiwigeze ufata imigati nk'uko wabigenzaga. Umuhungu wanjye nshaka kugira imbaraga nka so. Fils nigeze aburenzaho, yabwiye mama ko ahaze cyane. Mama we ati nta kundi nyine niba utabishaka, ubwo hakurikiyeho iki noneho. Yavugaga ibyo ari nako ahamagara Alice ngo aze yandurure ibyo baririyeho anasukura ameza. Fils ati ariko nta birenze mama, niyo mpamvu naje hano, naje ngo tuvugane ku bijyanye no gushyingiranwa kwanjye, nkundana n'umukobwa witwa Mary. Mama we ati Mary? Ninde Mary? Nizere ko atari wa mukobwa buri gihe uba udashaka ko mbona. Ntabwo ndigera nahura nawe amaso ku maso, kandi nubwo ntamuzi ndatekereza ko atari we mukobwa ugukwiye. Fils byaramutunguye cyane, yibaza ukuntu umuntu yakwanga uwo bataranahura na rimwe. Mama Fils ati sina ngombwa ko mpura nawe, wasanga ari nawe kujyanaga mu bigare by'abakundana. Rero muhungu wanjye nyumva. Fils yahise ajya kure mu bitekerezo, atekereza ukuntu Mary na mama we batumvikana. Uko yari kure mu bitekerezo, atangira kubura icyo yavuga. Mama niko kumubwira ati Fils, kubw'ibyo rero nakuboneye umukobwa mwiza wabonetse yabasha kunyubaha no kuzuza ibyo nifuza. Ibi Fils yabyibajijeho byinshi cyane, bikomeza kumucanga. Ati umukobwa nakunda akubahiriza ibyo wifuza? Mama, uwo mukobwa ntakabeho, ndetse nta nubwo nabaho kitse niba ari umumarayika. Mama Fils ati n'ubundi ni marayika da, by'amahirwe ni na mwiza cyane, usibye ko usanzwe unamuzi. Ni umukobwa usirimutse, sinzi impamvu umuzi ariko ukaba utarigeze umubona. Mama Fils ati mama, gabanya ibintu by'inkuru zawe ntazi uzikura. Ubundi ninde koko? Mama Fils Beatrice yabivuze ari nako yerekeza amaso hirya. Fils byaramutunguye cyane. Mama we ati utunguwe n'iki se? Fils yakomeje kumirwa, abwira mama we ko ibyo bitashoboka ndetse ko binagoye. Fils ati mama, ibyo bintu biragoye pe, ahubwo uri kuntangaza. Mama Fils ngutangaza? Nta gitangaje kirimo, ndagufasha gutegura ejo hazaza heza hawe, aho uzaba uri kumwe n'umugore mwiza uzishimira kubana nawe. Muhungu wanjye ndeba kandi unyumve. Nyina yakomeje kubimwumvisha no kubimuhatira, gusa Fils we yabifashe nk'ibikomeza kumutungura no kutabisobanukirwa neza. Mama wa Fils yabwiye Fils ukuntu umuryango wa Beatrice n'uwabo ifitanye ubucuti burenze cyane, ndetse ko icyaba cyiza ari uko bashyingirana kugira ngo ubucuti bwabo burusheho gukomera. Kandi koko iyo miryango yabo yari ifitanye amateka maremare. Fils isahaguruka asohoka aho baganiraga babaye cyane, avuga ati mana yanjye, mama koko ibintu biri kubyivugira? Ntashaka ko nishima koko? Mama, nakujije byinshi wambwiye, ariko ibyo sinzi niba byakunda pe. Ibi byose byabaye mbere yuko yari yateguye wa munsi wo gusaba Mary ko yazamubera umugore kuri ya restaurant ubwo yaherukanaga na Mary ibintu bimeze neza. Ndetse yashakaga kwambika impeta Mary mbere yuko mama we azana ibijyanye n'undi mukobwa utari Mary. Fils yashakaga ko asaba Mary ko bashyingiranwa mbere yuko Mary yumva mama wa Fils ashaka kuzamushyingira undi mukobwa. Gusa by'amahirwe make ntabwo ariko byagenze. Gusa Fils yaje kurushaho kumenya ibyatumye Mary yanga icyifuzo cye cy'uko bashyingiranwa akamubera umugore. Mama wa Fils byose niwe wari ubyishe inyuma kugira ngo Mary abyange. Tugarutse ku munsi wo Fils yari busabe Mary ko bashyingiranwa, Fils yari yabwiye inshuti ye yitwa Kano ndetse na za nshuti za Mary eshatu, Rovet, Omoye ndetse na Titi. Nibo bonyine yari yabwiye ko ashaka gusaba Mary ko yazamubera umugore. Gusa mama wa Fils we yaje kumenya mu ibanga rikomeye cyane. Kano yari aziranye na mama wa Fils, hari umunsi baganiraga kuko atarazi gahunda ya mama Fils yo gushyingirana Fils Beatrice. Kano yamubwiye ko byose ko Fils ashaka kuzasaba Mary kumubera umugore. Ibi rero byafashije mama wa Fils kwica ibyo Fils yari yapanze gukora byose. Mama Fils yahamagaye Mary amutera ubwoba ko adashaka ko azashyingiranwa n'umuhungu we. Ibi byatumye Mary atekereza ko aramutse yemeye kubana n'umuhungu w'abandi, Fils byazamubera ibibazo bikaze cyane, kandi ko umubano wabo utazigera umushimisha kubera mama we. Gusa Fils ntiyari azi ko mama we ari we wishe inyuma y'ibyo byose
yo kugira ngo umukobwa mwiza bakundanaga cyane kandi bamaze igihe kinini mu rukundo abyange. Mary yari yarize ibijyanye n'icungamutungo accounting, aho Fils we yari yarize civil engineering muri kaminuza imwe bari bariganye. Fils yamurushaga imyaka 2. Fils we yarabonye akazi ko kubaka ahantu akimara gusoza amasomo ye, naho Mary nta kazi yari afite. Fils yamufashaga muri byinshi ko nta kazi yagiraga, akamwitaho amumenyera ibyo akeneye nk'umuntu bakundanaga. Byari bigoye ko Mary asiga Fils nk'umuntu bakundana, usibye ko no gukundana yari umuntu unamwitaho. Yumvaga nibura aramutse afite akazi aribwo byakora akasiga wari umukunzi we ajya gusaba akazi. By'amahirwe make ntigera akabona, dore ko ibintu by'ibizamini atabiherukaga. Tuzahora mu gice cya 7. Murakoze, twese tubane kuri Hirwa SMTS. Nge ndi Hirwa Henus.